nanjye hakuno mu muhanda hari kankari zagendaga gake gake muri kaburimbo zigendera gake kumbi hakuno mu shamba hakuno Omar yararimo yibrosa gake gake hakuno hari abari bafite umurambo kirani igikigwe aritegereza neza cyane abakebaguza gake gake reka turebe kumbi hakuno umusore sinzi ikintu yikanze arareba gake gake kumbi kumwe na madame come on bro tugende umusore atabanza aratinya areba gake gake akira madame siri baragenda gake gake basatira ninde ni Omar yabitambitse ese Omar nawe nyiri no shamba where you going mugiye mwabajingamwe bambe tubade tudene yakuzika tujye gushingura umuntu wacu Omar abitu nontana harimwe nimbi mwabajingamwe neda sebo tubadengade tumanye mutwanga nakatubizi aha nako bashingura abantu cyakura cya John niko filime yiswe cyakura cya John ibyo kurya byani mugoroba turutse muri Kadoha TV ku bufatanye na Kadoha TV muntu utaranakora subscribe turagushishikariza gukora subscribe kuri Kadoha TV kumbe hakuno no mama Gikopo yarari mu ikandira ku gatelefone gake gake arahaguruka yinjira mu nzu nimba amagabo n'umugabo nago tubizi turi buze gusobanukirwa muntu utarakora subscribe kora subscribe kuri Kadoha TV ndetse no kuri Menya Empire Show kumbe hakuno no mama Gikopo ubwo yagasohokaga mu nzu azongera aricara gake gake niba ari kureba amavideo kuri Kadoha TV kuri YouTube nanjye ntabwo mbizi urabona ko ari umudamu ushinguye ndetse imisatsi myiza y'irende kumbe hano yarahamagawe gake gake yabonye nimero ari kanga narareba gake gake tegugutwe allo urumva burya kayunguruye wamuvugishije turumva bikikagurika ati allo nawe ntago mwumva neza ego ndimo ndakumva neza cyane ariko twe ntago tubyumva ubanza nawe atari kumvikana neza wakupa kongera ugahamagara ko numva atari kumvikana neza wakupa kongera ugahamagara nanjye ntabwo ndimo mwumva neza pe network kubanza ari ikibazo n'umukobwa ubanza akoresha Airtel ati kupa wongera uhamagara arabanza aratuza gake gake aramedita ategereza ko bamuhamagara umuntu utarakora subscribe banza kuri subscribe kuri Kadoha TV ndetse no kuri Menya Empire Show ko bakamuhamagaye arabanza aritaba gake gake yitonze ego none ndimo ndakumva ati niwe mama Penina ati hano baragushaka ku bitaro nanjye ndakumva neza cyane niwe mwana wa Muhoza ngora abanza remedita gake gake urabona kasa nkagizemo kantu kagahunga arikanga gake gake mu bitari Kanombe byadekenewe vayo mu bitari Kanombe gitaraganya havutse ibibazo ari kubundi gira vuba urabimenyeshwa wageze naribika mbanguka umugore arashogoshera ati gira vuba niba hamagawe na muganga wohe ngo ni muganga w'Ikanombe umugore ko yakinjiye mu nzu niba agiye gufata ibiki nanjye ntabwo mbizi arangije arasohoka gake gake arakinga gake gake yitonze arangije acaho ko yakagiye niba agiye Kanombe koko nkuko twari tubyumvishe nanjye ntabwo mbizi kumbe hakuno nuko bwakamwiriye yageze hakuno kuri kaburimbo arimo agenda gake gake urabona ko ari umudamu ushinguye witonze ufite ubugeni gake gake kumbe ko yakageze hano aramarareba urabona ko bwamwiriyeho ugiye ufite umwana ufite impano yo gukina umupira turakumenyesha ko wagana Katabage mu Football Training Center iterwa inkunga n'Imbuto Foundation ndetse na Umuri Foundation ikaba iyobowe na Coach Jimmy Mulisa kumbe hakuno mama Gikopo ko yagahagaze atega moto niba agiye koko kumvisha bamuhamagara Kanombe ngo nagende igitaragaye niba havutse ibibazo natwe ntabwo tubizi turibuze gusobanukirwa ko yagahagaze motari turajya hehe ndagi Kanombe icara tugende sinzi niba barumvikanye n'igiciro madamu nawe afata kasike niba iri bujye muri wa musitsi ntabwo mbizi apfa gushiramo afashamo yicara kuri moto ngo bagenda njye Kanombe ajye kureba icyabaye ku bitaro motari nawe aragiserera gake gake cyane kuri kaburimbo urabona umujyi tuje kumbe hakuno niko bagakomeje bagenda benderera bajya imbere barimo baragenda nkomeza gushishikariza umuntu ufite umwana ufite impano yo gukina umupira turakumenyesha ko wagana Katabage mu Football Training Center ikorera hano Nyakigando kumbe hakuno muri iryo joro haro wagendaga gake gake yitonze urabona ko arimo mwijima niba ari umumama niba ari umupapa ntabwo tubizi ariko uko byagenda kose ni umugabo arimo agenda gake gake mu joro atambuka gake gake ageze hano sinzi ibyo arimo akoramo ishati arongera yambara neza gake gake yitonze
urabona ko ari wa musore Mr Twink. Twink arabanza yambara ishati gake gake arangira akebaguza gake gake rebe ko ari icyamwitambitse bisa nkaho yakubiswe n'umusore areba inyuma ubanza ari icyamwirukanganaga arangije yambara ingofero neza cyane arangije cyaho muri kaburimbo agenda yikatisa gake gake urabona ko nawe byamwiriyeho umuko yagatungutse kuri no aragenda acumbagira gake gake mu muhanda gake gake tubamenyesha muri utarakora subscribe manzi kuri subscribe kuri Kaduha TV ndetse no kuri Menya Empire Show. Kumbe hakuno Mr Twink aragenda aranga kumbe hakunino harabagendaga niba ari bandi ndabona ari abasore batatu barimo bikatisa mu muhanda gake gake barimo bagenda bamwe barikuye abandi bafite amabaga amashakoshi ndetse bafite n'imyenda ya leta. Hakuno Mr Twink hari yamuparitse imbere arangije arayitegereza gake gake arayizenguruka arayireba gake gake arakomeza arigira urabona ko atayitayeho. Mr Twink bisa nkaho yakubiswe aragenda gake gake cyumbagira agenda arendeye kumva ko yagatungutse hari byamwitambitse abari bamuri imbere babarara batatu baratambuka gake gake bamusatira ubwo turamubona ariko nawe bari buze gura byanga byakomeretse nkaho bari mu muhanda umwe baratambuka gake gake. Kumbe hakuno harimo Mr Papatari Gikarito ndetse na Deus. Hakuno Gikarito arimo atera namwuka kumbe baraho wewe urajya wa muginga simama hapa guma hamwe amabyu simama hapa ari tona cyane Nicolo Jo amaboko y'icyo ubundi habaye where you going that night umuntu arajya iri joro munyanganire banyakuba. Hakuno Gikarito ashaka kumukubita ariko biranga baramufata gake gake baramwegera bamushyiramo hagati baramugotagota bagenda bamukubita bamurya ibinyugu gake gake. Kumbe hakuno hari zazaga ariko urabona ko ntacyo bitayo. Kumbe bamukubitsemo akajya hasi bamushyira down. Kumbe ko bakamushize hasi barakomeza baramukubita bisa nkaho bagiye kumwambura. Ese abahungu ni bantu ki bagamisha iki bamukuramo imyenda kaga cyateri yambaye bagakuramo ndetse n'ingofero ariko ingofero barayimusubiza baramukubita batyaho barakomeza bariruka bagenda bendirira. Kumbe hakuno Mr Twink ko yagasigaye hano aritunganya gake gake arongera yambara ingofero ye neza arahaguruka areba ko ari cyabaye ese ari ikintu yababuze arareba neza niba bamwambaye ntago tubizi arangije afata kagashati ke arakambara gake gake arareba hejuru ararama bisa nkaho uyu muhungu nawe yahuye n'ibibazo. Mr Twink arambara gake gake yitonze urabona ko ari mu ijoro ari make baguza gake gake yambara ishati gake gake arakebaguza gake gake urabona ko afite ubwoba bwinshi cyane nubwo ari umusore ntiyabara kugira ubwoba hano ni mu ijoro. Kumbe hakuno hari abagendaga ni ba Gikarito ndetse na Deus na Papatari bakomeje urugendo nk'abarara urabona ko hano hakuno Gikarito. Kumbe hakuno era yarari kumwe na Gaera yarari kumwe na Gianna barimo bagenda mu ijoro. Kumbe hakuno babarara nabaraho batungutse bakigenda muri kaburimbo. Kumbe hakuno imbere yabo turabonamo Gianna ndetse na Gaera barimo batambuka gake gake babasore nabo barabasatira gake gake urabona ko ari mu ijoro ukibaza abakobwa baragiye muri iri joro gake gake barasatira. Kumbe hano barabahoye we murajye stop arikanga undi murajye tangira bafata gake gake barabafata bashaka kubafata umwe arabakika nindo bakitse babanza ari Gianna cyaho basigarana hano basigaranye Gaera bamushira hasi abasore batatu ku mukobwa umwe baramushakira bamushira hasi batangira nabo kumukuramo imyenda sex cyakukora ubutwere gake cyakumukuramo imyenda sex wari Gikarito sex niba ari ibiki banza bajya kumukorera imibonano mpuzabitsina ariko ubundi murancyakahita arahaguruka murancyakahita arabakikariruka bamwirukaho bageze hakuno barahagarara barikwihuta baragaruka gake gake ariko ubundi aducitse turamuginga wana njye ntabwo mbyumva mani ntabwo numva uburyo yaba yaducitse mani byose umushwere umuginga mani umushwere niba umushwere ari ibiki nanjye ntabwo mbizi. Kumbe hakuno Papatari nawe acyaho gake gake yitonze rirahita turaza gusobanukirwa. Kumbe hakuno Mr Twink nawe yatungukiye hakuno aracyari kuri ya kaburimbo gake gake urabona ko ari ku matara meza cyane. Hakuno nuko yabonye motari arahagarara ubanza ushaka gutega nawe what the fuck maniga ibi ni ibiki byambaye arimo aritonganya ubanza hari babarara bamukoze. Kumbe hakuno motari ko yakaje Twink nawe yegera umuhanda gake gake ariko urabona ko yahuye n'ibibazo byanga byakunda arasatira agarika motari we going ubundi urajyayo motari iri joro uvuye nabaza umutari nanjye sinzi ibyambayeho rwose ibintu byambayeho nagahoma mu gihorera wa musore ubundi uracyari Rwanda uzabona ugiye ariko ubundi ngo tugende ngiye mu rugo ni hehe sobanura nyine tugende aho nta kibazo umwanya ushaka kuntwara ibindi byorohewe amafaranga yawe uri buze kuyabona ese uranwara ntabwo unwara
umusore urabona rwose ko asa n'umuntu wakubiswe cyane ese bafite amafaranga yo kumwishyura sinzi iraherera hembe motari nawe ati ambara kasike tugende Mr. Twinkie nawe afata kasike arambara gake gake yitonze arayiparamira motari nawe arayikurura umuriro ayihata umugeni ati aho nawe aragenda ushaka gukurikira indirimbo za Mpano Esther wagana YouTube ya Kaduha TV ni umukobwa uri kuzamuka ufite indirimbo nziza cyane hari amaje gushyiraho yitwa Ntutinye ndetse n'izindi zigenda kumbe hakuno Mr. Twinkie uko yagatashe mu ijoro wamukomangiye gake gake kumbi ni gayera ese ufite ikibazo muko kobwa wamukomangiye mu ijoro atangiye kwitsa imitima ntabwo nyumva ntabwo wakumva neza ibintu byambayeho ese umukobwa n'ibiki byamubayeho Mr. Twinkie what n'ibiki byakubayeho bwira nta kibazo n'ibiki byakubayeho iri joro nyine urumva ibintu nk'ibyo narinji inama muri famiye tuhafite umuryango ubwo nari mpamagaye umumotari aje kumfata ahita arira umva mukosi tuza mbwira ntugire ikibazo vuga nta kibazo umukobwa ararira nyine nari guhamagara umumotari ambwiye ngo ninambike turahurira mu nzira umukobwa ahitse imitima nahuye n'abahungu nanjye simbazi nibwo bwa mbere nari mbabonye umumotari se ni ubwa mbere mwari muvuganye umva we musore waceceka mani mukika cyangwa amasubizanye umusoga arambwira ngo mbe ndagenda n'amaguru ubwo nanjye nibwo ndi kuva muri kaburimbo nzamuka n'amaguru aje kumfata nibwo nahuye n'abo bahungu barantangira ese muko abo bahungu warubaze ariko tuza n'ikibazo sibyo muko tuza ese ni ubwa mbere warubonye abo bahungu umukobwa aratuza urabona ko afite agahinda kenshi cyane oya tuza nta kibazo hano urisanga kanze mbibwire mudugudu oya reka nze manze njye kwanza kwa mudugudu oya bari bashaka kumfata ku ngufu banyaka na telefone kandi na nimero zabo nari njye ntabwo nzizi mu mutwe ntabwo mfite gukora umukobwa aratuza tuza nugira ikibazo hano wageze mu rugo none se kwa shangazi wawe naho uzi ntabwo ari hafi ya hano ni ukuri njyewe rero nziranye n'abantu benshi mfite ukuntu nagufasha uzi izina rye ararira muko tuza ntugire ikibazo uzi izina rya shangazi wawe yego yitwa Diane shangazi wawe ko numva nawe nzira ndumva iryo zina ari ubwa mbere nanjye nyine ni ubwa mbere nari ngiyeyo kandi kuva hano ngerayo umumotari ni 2,500 ubu noneho kubera bwije ndakeka batagutse 500 gusa cyangwa byakunda bagutse n'ibindi kandi nanjye madamu wanjye hari aho yagannye niba ari burariyo nanjye simbizi byashoboka ko urara hano mu ntebe noneho bwacya mu gitondo ukagenda we nta kibazo niyo yaba ari kumukeka naharyama ariko nkabona icyuma sinzi neza nanjye niba batanga oya ntugire ikibazo hanini umusore nawe akajya telefone mpamagare madamu manze mumenyeshe umukobwa arikiza gake gake ati we tuza ntugire ikibazo uraryama muri izi ntebe nta kibazo rwose nimba nawe nihengeka urabona bukeye ndashima Imana ujyana ntugire ikibazo aha ni muhira hano ni iwanjye ati kamanzi ndebe ko mvugisha madamu nawe uryamye hano mu ntebe muzane n'icyo kwiyorosa gake gake umukobwa nawe araryama kuko akaryamye mu ntebe umusore wacu nawe aragenda gake gake ntabwo nzi ko bagira neza bakiri umukobwa arimo ararira rwose urabona ko ateye agahinda urabona ko byari byamurenze byamubayeho bisa nk'aho ari ubwa mbere byari bimubayeho afite kuba yahuye n'ihungabana umukobwa ararira kumbe Mr. Twinkie yakagera amuzaniye igitenge cya madamu ati byukaho gato umukobwa byuka gato kubyakira ntabwo bigukunda ariko we tuza hano iwanjye sibyo aramuhumuriza gake gake tuzi igikobwa ati nari mpamagaye madamu wanjye ariko telefone yanze gucamo ubanza niba hari ikibazo yahuye nacyo wasanga nawe abagizi ba nabi bamutangiye ujya madamu wanjye ntabwo byamubaho ahubwo fata kino gitenge cye cyifubike nawe njye kuryama ibindi tuze kubivugana mu gitondo yego murakoze
kandi rwose utongera kurira twinka urabona ko ari umuntu mwiza aramuvuga gake gake gusa twinka amuhumuriza ati ngaho nari biryama hano nanjye njye kuryama njye bwenge ku musaya turi buze kuvugana mu gitondo kandi ntutinye yego murakoze ati nanjye reka njye kuryama naha mu gitondo nze twinka cyaho umukobwa asigarana mu ntebe araryamye gake gake kumbi hakunino gatende yararimo agenda mu muhanda gake gake muri ya kaburimbo mu ijoro rimwe aho gayara yari agiye kwaka icumbi kwa twinke kumbi hakunino gatende yararimo yikatisa mu muhanda hakunino na Giana ati bite byawe ni byiza ati nyine nari ndi kugendana na mukuru wanjye hano mu muhanda duhura n'abantu batatu baradufata ariko njye mbasha kubacika ndirukanka ese basi nta kuntu wandwara ndagusanye basi nyumva wenda niyo twagenda ukancumbikira ijoro waba ukoze cyane urabona hano nta hantu nzi buri mihanda njyenyine mukuru wanjye nta muntu rero nugira ikibazo tukaza tukajyana agurikira gatete turamujyana ajya kumuha icumbi uko bagakomeje gake gake bikatisa gatete nawe yaragiye guhagayira yaragiye guha Giana icumbi aragenda amuganiza gake gake urabona ko gatete nayo iyi kaburimbo ayisobanukiwe bisa nkaho atuye hafi kumbi hakunira saa 11:49 za mu gitondo ndetse turi kuko yakabyutse ati sister byuka muko arasa hano mu ntebe muko byuka bwakeye arimo anisisa cyane muko umukobwa navuga umukobwa ubanza yaguye agacuho ati muko binyibikira byaba byagenze bite muko binyibikira umukobwa nawe niba ari umunaniro n'iki byose bisa nkaho yaguye agacuho ndetse twinke nawe urabona ko atari umuntu mubi amukoraho gake gake amukoraho ko tubona umusore wacu yumiwe ibi ni ibiki bimubageho umusore aritegereza gake gake ibi ni ibiki bigenze bite umusore wacu arikanga arongera amukoraho kora kuri wa mutsi utera ngo yumve ko ari guhumeka yegera imbere ubanza yapfuye banza umukobwa yapfuye akorayo telefone niba agiye guhamagara ndende ariko muvanga ibintu byose ni umugore ariko uzi ko imbwa wuhu yayindimo kamani uri ikigoryi kuko nta n'ikintu wakora ndabibona ariko ubundi wajya ugerageza ukavuga umugore ahari ntiwavuga umugore uvuze ibi umugore niwe utegeka umugore aragutekereza bro ariko njyewe mbona uri igicucu wajya umuntu w'umugabo ariko ubundi umusore uramwihorera mba mbona uri igicucu nk'umugore wawe iryo jambo uvuze warisubiramo uri igicucu nk'umugore wawe yamukubise ingumi hakuno umusore agwa hasi arahaguruka ku mihari myinshi cyane gake gake yitonze niba agiye kumusubiza sinzi umusore arihanagura gake gake ati bro we ntabwo ushoreza mani arangije arihanagura cyangwa nta n'ijambo yarengejeho hakuno Mr. Pinky ati mada twinjire mu nzu kumbe nibyo yibukaga niba aragiye guhamagara umuvandimwe we simbizi arongera amukora ngo yumve ko ari guhumeka ariko ubanza umukobwa yashyizemo umwuka umusore bisa nkaho byanze byanga byakunda arahamagara umuvandimwe ashyiraho nimero kanze turebe kanze zibe nimero compoze arategereza ko ari uyifata nimero biranga arongera ashyira ku gutwi gake gake umuntu arakora subscribe manzi kuri subscribe kuri Kadoha TV ndetse no kuri Menya Empire Show. Allo makuru bro amakuru muvandi yamubwira nago tugukenera hano mu rugo igitaraganya ujya wenda gukeneye we hagere ibindi bintu hageze wajya unyumva bro ibintu byose kugira bigira ibintu birenze we wahagera ukareba icyo ngushakira ariko wajya unyumva bro wegera hano mu rugo urebe ibyabaye ndagukeneye kandi igitaraganya ako wajya unyumva mani niba mubwiye ati hagere birihutirwa hagere ibyabaye ibintu baza nibi kuri bubiro no hageze arangije arategereza ngo niba umuvandimwe ari buze akamutabara umusore ko nawe byamubayeho ntabwo abyiyumvisha neza cyane umusore ko yagategereje umuvandimwe wari wakomanze byanga byakundana bro ati karibu
atabari bya bibazo by'umugore wawe atabari bya bibazo by'umugore wawe bro umugore wanjye bizanye ariko nkaho umugore wanjye bizanye ikimana ko mbona sunda ryamye mu ntebe umuntu ubundi wamuryamishije mu ntebe byagenze bite umuturare muza it's a long story it's a long story ni inkuru ndende muvande undi se ko mbona atari ko ubundi ko mbona atari umudamu wawe ntabwo ari ntabwo ari wararanye n'indaya uraranye n'indaya ibigambo byawe urabigabira ariko bya bigambo byawe urabigabiye mani ntabwo mbyumva neza uko oya ntabwo mbyumva neza urarana n'indaya mu gusa ibyo bigambo ngaho ntabwo mbwira ibyo ariko ukora kubyumva n'ibyo bigambo njye ntabwo mbyumva bambwira nyine ibyo umpamagariye hasigaye icyo unigende nyine ni ibibazo biba byabaye kumbwira ibya mu gitondo umuntu ari mu bibazo ni umuntu ari mu bibazo we tegereza ujya kubwira hanyuma icyo ugende niba uranagenda nyine urareba nyine urareba umukobwa oya ntabwo ari oya ni indaya wazanye se oya ntabwo ari indaya ariko mani nkabona najya mu ndaya mfite umudamu erega ndakuze turavuka ariko ndakuzi turavukana bro niyo mpamvu ugomba kunyumva sayizi ngambwira nyine urabona Ngira nyine ntacyo. byakwiriye nimugoroba urabona nimugoroba madamu nyine naje muhamagaye uriga arambwira ngo umuntu yagiye mpamagara madamu arambwira ngo yagiye ku bitaro noneho akimara kumbwira icyo na fone Noneho akimara kumbwira icyo, ndamuhamagara fone yivaho ubu nawe hanyuma sinzi. ndamuhamagara telefone ntiyabasha gucamo Suzanne indaya hanyuma ajya uzi ko yagiye ku bitaro byo kwenda indaya ariko bro wajya unyumva mani ahubwo hanyuma yaho ahubwo hanyuma yaho umukobwa yaje asa nk'umuntu wakubiswe yaje asa nk'umuntu wakubiswe n'umukobwa ariko ibigaragara bisa nkaho n'imyenda bari bayimukiriyeho yakubiswe koko araza icumbi ndamubwira ati nta kibazo urara mu ntebe araryama urabona ko namuzaniye igitenge cy'umudamu akaryama nkamworosa nanjye ndagenda njya kuryama rero muri iki gitondo nibwo mbyutse nze ngo mubaze ibyamubayeho kuko ngo yari agiye niba ari kwa shangazi we ngo mbe nabona uburyo ki nabahamagara cyangwa se nkamara ari gutega akamoto akongera agasubukura urugendo rwe noneho nje kumureba gutya nsanga yasizemo umwuka yapfuye niyo mpamvu nanjye nguhamagaye isazi bro ntumbwire ko wishe umuntu ntabwo namwishe ariko kuki utanyizera okay ibi bintu none ndumva bikaze umuntu apfiri base mudugudu cyangwa wisi waba wabimenyeshe ariko uri ikigoryi ndajya kubwira abayobozi ko umuntu yapfiriye mu nzu yanjye oya baswe yaraya urya nta muntu yari nabibwiye numvaga ko ndibibamenyeshe mudugudu namuhamagaye fone y'iranga n'umudamu fone y'iranga na madamu wanjye ntabyazi what the fuck ibi bintu ntabwo mbyumva neza okay ikintu tugomba gukora madamu mwihorere ntagire umuntu wahamagara madamu natamubwira ibyabereye hano mu rugo rwe ibi turabyitaho kandi ikintu dupfa buri munsi n'icyo ngicyo umugore aragiye gufata nk'ihene iyo avuze ngo tse ugenda ukurikiye ingutiya nageze mu bibazo ngo utangire kuzana ibya madamu hano uya nyine ngende kukubwira ibintu nk'umuntu nyine wiyambaje niba nakwiyambaje uri nk'umuvandimwe uri umuvandimwe nyine ibibazo byambaho nawe byakubaho gute utamfasha ukajya kubizana madamu wowe ikintu ndi kugusaba ni iki ibi bintu reka tubyiteho dushake ukuntu n'umurambo twawujyana ahantu kosha no muri ruhurura bakazawubona hashize igihe ntabwo uzi ko za forensike zaje bagapima bakamenya umuntu wamwishe numukoraho uramukoraho gute uzamukoraho bagende bapime bavuga ati niwe wamwishe ahubwo se twahamagaye ku bitaro bakaza bakamujyana bakamupima bakabireba hakiri kare mbere yuko bamujyana nawe ko barakujyanana nawe se oya kandi ibyo byo wapi ariko ukambwire madamu ibintu byo guhamagara umugore wawe ntabwo ndi kubyumva neza ariko se ibi naramutse abimenye byanabereye mu nzu ye urumva ndamufite uburyo namwisobanuraho azabibwirwa nande ariko wajya azabibwirwa nande tujya hanze nta kibazo tujya hanze tubiganireho je ntabwo mbyumva neza ibintu ntabwo mbyumvisha umugore wawe ntabwo ugomba kumuzana muri iki kibazo ikibazo kigomba kuba icyanjye nawe nta wundi muntu ugomba kukizamo ariko warekera bireka tugomba kubikora nk'abantu b'abagabo hagira ikibazo shaka umuti w'iki kibazo ibindi byihorere mbona byambaje ngo nzi ko umuntu ubishoboye niyo mpamvu nkubwira ngo guhamagara umugore ntabwo ari wowe ibi bintu reka byiteho
turebe ukuntu twazimanga ibimenyetso bikarangira. Bwawe kubivuga biroroshye nuko bitabereye iwawe nawe. Oya mani ibi bintu sibyo ni bimwe bavuze ati niba umuntu ari iwawe ari umucumbitsi cyangwa ari umushitsi mwanzuza. Ubwo rero ibi bintu byo biba bitatakoze. Icyo nabikugiraho inama reka ibi bintu byiteho ubundi bive mu nzira. Nta nubwo mbyiyumvisha neza kandi nzi ndebe uriya muntu uko bimeze. Halo. Baby. Ndagukeneye hano mu rugo. Ujya birihutirwa. Mbwiye ko unkeneye ntabwo ndi kugusaba wive hano mu rugo. Tebuka. Ntabwo mbyumva neza. Umuntu akaryama akabyuka yapfuye. Ibi bintu ntabwo mbyumva neza. Ibintu bigomba gusubirwamo rwose. Ariko kanshaka icyo mbyitaho. Ntabwo bro namubona ajya muri gereza nubwo tugiraho tukarwana ntabwo namubona ajya muri gereza. Kanshaka uko mbyitaho. Mbonye ngukoresha telefone. Ntumbwire ko umuhamagaye. Wakwicaye. Ibintu ntabwo mbyumva neza. Bro ntabwo ngiye ndi kubyiyumvisha ntabwo ndi kukwizera. Ako utangiye kunyeka. Oya nta n'impamvu utatuma nkukeka rego uri umuvandimwe ndakuzi. Kubona naraye n'umuntu mu nzu ugake yapfuye. Ego wenda birumvikana n'undi wese yakeka kandi ngiye wamwishe. Niyo mpamvu cyaka ngo bibanga ryanjye nawe. Ntumbwire ko wahamagaye madamu. Ntumbwire ko wahamagaye madamu bro. Ntabwo muhamagaye. Ako nakubwiye ngo ikibazo ni Ntabwo muhamagaye. Ariko nakubwiye ngo ikibazo gifitanye nawe ibya madamu bizanye muto. Uri sure ko utamuhamagaye? Urabizi neza ko utamuhamagaye? Namuhamagaye none what the fuck ibi ni ibiki koko? None se kubizanyemo abantu batatu biragenda. None se kubizanyemo abantu batatu byari bya babiri. Ariko niba natamubwiye cyabereye hano araza kibwira. Tugira uko tubigenza vuba rero ajye kugira. Tugira uko tubigenza ajye kugira no byarangiye. Nta kibazo. Arahaguruka gake gake bitonze. Bajye kureba uburyo bashyira murambo kumva madamu yarahageze. Ese ko mumbona mu gakinga byagenze bite? Ko mumbona mu gakinga hano byagenze bite mu rugo rwanjye? Baraceceka. Ariko wamuganire kanze mumbwira ikintu cyabaye hano. Kumva ko mama gikopo yinjira mu nzu. Bro, bya bindi nakubwiraga birabaye. Aratuza gake gake. Mama gikopo ariko birani ibiki mbonye mu nzu bundi? Ariko munumbira birani ibiki mbonye mu nzu. Wajya uvugira hasi madamu. Urabona agiye ziri mu cyo gato ukazana abantu. Ariko urabona nini mu cyo gato ukazana abantu baza kubaza mu nzu. Uriya ni umukobwa ni igiki? Yaraye ubundi. Cisha make wumva. Uramutekekesha. Watuza ukamenya ikijya mbere ukareka gusakuza aho ngaho. Ni ibiki nyange nyine nibyo ndi kubabaza. Ariko ubundi ni ibiki ko mutabimbwira mwabimbwira nkabimenya. Yebye kubireba uraza tubisobanurira. Ati yebye kubireba uraza tubisobanurira nyuma bamaze kumenya ibyo ari byo. Ariko wa mugani mfite kuba nanibeshe kamanzi ujye kuverifia ndebe umudamu arinjira mu nzu bano basigara hano ariruhutsa. Wabibonye ibyo nakubwiraga? Wabibonye ibyo nakubwiraga? Umugore ni ukuza sakuza nta kindi yakora mani bro. Umudamu nawe ko yagasohoka sinzi ibyo yabonye. Niko umurambo wageze mu nzu yanjye gute? Watuje wakike ubundi ko twakubwiye ngo numara kureba uzi kubwira umurambo mu nzu yanjye njye ntabwo mbyumva neza. Aricara gake nawe akaboti gute nabyumva umurambo mu nzu yanjye. Bro kanze mubwire byose. Bro kamubwire muvandi mubwire narebi.
rero ibintu byabaye hano rero ibintu byabaye hano nyuma yo kutaruri hano nyuma y'uko utari uri hano umukobwa yaje gusaba icumbi ndabyumva ahageze urabizi ko muri famille tugira iki ni ikinyarwanda niyo natavuga namwe mwacyumva no gufasha gukora ikintu yasabye icumbi ariko nyine ajya kuhaza yari yakubiswe nyine bamugiriye nabi asabye icumbi birangira icumbi aribonye hano bukeye bibaye uko bibona nayo bimeze ntabwo nabyizera ni gute mva mu rugo nagaruka ngasanga umurambo mu nzu ngo umuntu ngo yaje arapfa ntabwo ibi bintu nabyizera ntabwo bibaho natwe ntabwo twari tubyiteze ku buryo none se basi wenda tuvuge ko yaje yakomeretse cyane ku buryo byagira yaje ari muzima ageze hano aba ari bwapfa yaje tubona ahungabanye nyine nk'uko umuvandimwe yabimbwiye yari ahungabanye ariko nta bikomere nawe uko umubonye nta bikomere birenze afite nyine ahubwo icyamwishe natwe ntabwo tukizi ntabwo ibi bintu ndi kubyumva ibi bintu dufite kubirangiza cyangwa turi batatu ibyo kwirirwa mujya mu magambo ndumva atari byo bikenewe ariko njye ndumva kwisiga mu magambo atari byo bikenewe aka kanya urumva turarangiza ibiki turarangiza ibiki watuze ndagira ngo rero ibyo uvamo hano ibindi nzabisobanurira wumve ibyo wumva hano ibindi nzabigusobanurira ninjire ninjire mu mu nzu mbere tukidukora kumbe ko bagahagurutse bigiye mu nzu barinjira mu nzu gake bitonze mbese twinka inyuma arakinga urugi aradadira kumbe hakuno nibwo bagafataga ikankari hano twatangiriye filime yacu bari mu muduga barimo bagenda kumbi hakuno mu shamba wa murambo barawikoreye niba baje kuwushingura ntabwo tubizi baragenda gake mu shamba urabona ko Mr. Twinka ari imbere ndetse n'umuvandimwe we Kamugi n'ufite umurambo inyuma yariho mama Gikopo inyuma yariho mama Gikopo barimo bagenda bageza kumbi hakuno mu shamba hari cyari kirimo Mr. Omar n'igiti arimo yirira umunyenga ku kigurudumu ararya umunyenga gake yitonze ararya umunyenga Mr. Omar bisa nkaho ari we nyiri shamba arangiye arashiriza ariborosa Mr. Omar arabanza areba mu shamba ko hari icyakoma arareba gake abonye ntacyo arya firingi aracira arangira ariborosa gake arakebaguza areba mu ishyamba niba hari icyaba cyabaye areba hejuru arapunguza arongera agira akineneko arineneka gake yitonze ariko madamu ibitoro n'amasuka ko mwabisize murabona turi bukoresha iki ntabwo unyumva madamu ntabwo unyumva ariko byasigaye mu modoka bundi kumwanga ariko mwawe ugira ubwenge wumvaga turi bukoresha iki birikora ibintu ariko se wowe nari mfite ibintu byinshi mu mutwe ntabwo nabyibuka ariko ubundi wamwihoreye ko turi buze kubyitaho ahubwo muze tugende barakomeza gake nawa murambo wabo barakomeza gake kumbi hakuno Mr. Omar harimo yiborosa n'igiti cye gake yitonze kumbi hano hari icyo yumvishe akora mu rwangamazimwe gake arabanza aragenda gake akura imbunda Mr. Omar urabona n'uburyo ayifashemo ni umusirikare byanga byakunda ni umurinzi w'ishamba arakebaguza hari icyo yumvishe mu shamba ese hari icyaba cyamwinjiriye reka turore turi buze gusobanukirwa ese yaba yikanze ba Mr. Twinki nabyo turi buze gusobanukirwa Mr. Omar arakebaguza gake mu shamba rye aragenda gake aragenda arakebaguza urabona ko yika cyane bisa nkaho ari maneko areka gake areba gake kumbi hakuno shyamba barimo n'ibyarimo hano bageze hano banzera babonye arabitegereza bageze hano hari icyo babonye baramubona arabanza arapunguza imbunda arabika mwe nta kintu mwara bro niyo nambunda namfite mwe nabifashe arangije ariborosa what the fuck ibi n'ibitsima niga atariko bro uyu nawe ariborosa gake ariborosa n'igiti cye mugende tugende ariko bro hari ikintu utabonye ariko buriya ni ibiki muze tugende mani
arakomeza ariko bisa nk'uyu musore we yagize ubwoba bwinshi cyane ko Mr. Omar nawe ari muri borosa. Come on, Come on, ese kubundi waje tukagenda wakigoryi. Umusore yagize ubwoba areba madamu mucisi ati dukomeze tugende ko bakagiye gake madamu nawe arareba gake yitonze. Where are you going? Where are you going? Mugiye mwabararama. Barahagarara. Bambe tubate tugenda kuzika. Ati bambe tubate tugenda kuzika tugiye gushingura umuntu wacu. Inontana hari mwirindi mwabaginga mwe. Ndera sebo. Tubadenga de tumanye mu twangane nagukora tubizi. Hano nago bashingura abantu mwabaginga mwe. Mutusanyowe basebo mutwihangane. Reba nguno asye. Undi binibiki. Arangije kwaki obegayirira ariko mwawo urumva ibyo nibiki koko. Ati ihangane muvane. Muvano mugende mwabaginga mwe toka. Nanjye bararibana kigende nakundi baca amasiri ubanza akamugina ari kwikorera wa murambo abangabo ko bakabirukanye nabo baragenda na wa murambo wabo ni wawusiga barakomeza baragenda mu shamba niba umurambo bari bujyane ntago tubizi baragenda n'ubwoba bwinshi cyane kumbi hakunino gikarito ati baga mu mugongo gake yitonze arabanza medita gake ese iyi baga ni bwoko ajya muri siporo gake tera amapompa aguma and arahaguruka aramedita neza cyane urabona nawe ko ari mu shamba nyiri shamba ameze gikarito aragenda gake yitonze gake muntu ukeneye kureba indirimbo za Esther Mano wagana Kadoha TV afite indirimbo nziza cyane amaje kugeza indirimbo yitwa Nimutinye indirimbo z'Imana nziza cyane ndetse muzajya mumukurikirana kuri Kadoha TV ndetse nagira n'igihinduka muzabimenyesha kumbe hakuno gikarito kwirira inyeri gake arabanza aramedita arabanza anasoroma inyeri gake aratamira araporeza aracyumvisha arahindukira ntacyo mwana kamanzi nire araporeza gake yitonze yipoye mu shamba rye arangije arahaguruka araporeza gake yitonze cyane mubyeyi ufite umwana ufite impano rwose yo gukina umupira wagana Katabajya mu Football Training Center iterwa inkunga na Umuri Foundation ndetse n'Imbuto Foundation kumbe hakuno n'igikarito kumbe hakuno babasore bamutungutseho gake bitonze barikanga ubundi murajya mikono cyo ishamba ni ryanjye murimo murajya ndavuze ngo mujye hasi mutusanye sinzorere mavuga murajya he kufanga wewe urajya nawe kubundi urajya subira inyuma wacha we umusore buri byavuga ariko ko twavuganye na boss wabundi mu biki twaraba tugenda wano umusore sinzi byavuga atari kubundi muri mu biki we stop mwavuganye na boss twavuganye rwose twabirangiye ariko njye ntabwo mbyumva niba mwavuganye nawe ntabwo bindebera ishamba n'iryanyu mwavuganye na boss ngaho mucyo niba mwavuganye nawe mucyeho mugende barakomeza mu ishyamba no kumbi hakuno inose taredeusi na Rwandege arabanza ashyiraho akantu gake aramedita arakugeza arabanza ashyiraho akantu gake yagize usa namurasa urabona iyi mbunda urabona ashyiraho akantu umva we muceceka cyangwa amasohore ubanza filime yaryoshye tu sentare arabanza ashyiraho akantu hano ngo hawe randinze Rwanda harimo yicaye nayo ashyiraho akantu gake arangije arahaguruka ubanza aricyo yikanze ashyiraho akantu arakebaguza gake ariko nta kintu mbonyera aramanza yigikaho neza cyane kurayo imbunda murase njye watunguka hano namurasa mani njye ishyamba ni ryanjye maniga arangije arabanza ashyiraho akantu gake yitonze ashyiraho akantu urabona karebera mu mafaranga byanze byakunda ashyiraho akantu gake n'imbunda mu ntoki burya afashe kumbi hakuno we murajya muze hano mwabagingamo mwebwira muze hano mwabagingamo ishyamba ntabwo uzi ko ari iryanjye ubundi ibyo bintu mufite ni umupfu ni iki icyo ni iki mufite mani ntabwo mukanda icyo ni igiti icyo ni igiti ubundi wagishyira hasi icyo ni igiti mushyire hasi vuba
bashira hasi gake gake bitonze. Nakurasa wamabikiwe urashira hasi nushira hasi cyo ni igiki ubundi mufite. Bashira hasi baratwikira gake gake bitonze. Iki ni igiki man we iki ni igiki What is this? Iki ni igiki? Baramureba banza batinye kuvuga. Ibi ni ibiki ko mutavuga? Ibi ni ibiki muko? Ibi ni ibiki muzanya hano mu shyamba ryanyu? Ngo iki? Ni umuntu. Muntu? Umupfu? Umupfu? Barikiriza arangije araseka atera agatwingira bameneka. Afunye mele ukoraho rwose. Mwakoze cyane. Icyo kurya. Zise mundide ko kumva. Ndongendeye ku mboga. Abanza arabitegereza. Akati mubade mu mutwara. Niko ariko ubundi mwarimu mutwaye he? Mwarimu mutwaye he? Umusore araseka gake. Ubanza atari kumva nibyo bari kuvuga. Ariko uyu muntu mwarimu mutwaye he? Uyu mwarimu mutwaye he? Twari tugiye kumujugunya mu shamba. Ariko mwabaginga mwe murajugunya icyo kurya murajugunya imboga man. Inombere imboga mwe murajugunya imboga mwabaginga mwe. Aragira bameneka nabo baraseka nibaza n'ibyo basekamo baraseka. Uraseka iki? Uraseka iki? Apana. We uraseka iki? Apana. Utazongera gupfa guseka wa muginga ubundi uraseka ibiki? Noneho mufata amafaranga muvana umugende mbaburi hano muteho abahereza amafaranga arababarira fata ngamucyo umugende. Ariko natwe duhere mufata nawe fata mada mufata mucyo umugende mbabure mu shamba ryanjye. Bari baje gushingura umupfu wabo bahaye n'amafaranga. Uyu nawe yiboneye umupfu ubanza ari cyo kurya cye cyangwa arangije akora ko gifite n'itako mani. Ntabwo nari mperuka kurya imboga ako shamu ngo yahaga pe ese umushyire ku rugare kuri Rwanda yamushyire arangije kuri Rwanda yarandinga impande ye gake yitonze gake ararandinga arangije arabanza arapunguza neza cyane areba ko arimo areba neza ese hari cyaba cyamwinjiriye arareba gake yitonze arazenguruka ibi ni ibiryo pe ibi ni ibiryo ati ndakurya pe we ndakurya wamboga we ko na waba wanyinjiranye iri shamba ryanjye ritangiye no kunzanira imboga man. Arangije arabameneka Siriya Duma. Uyu munsi ntabwo ndi rumange pe Siriya Duma. Uyu munsi ntabwo ndya imboga zonyine. Uyu munsi ntabwo ndya gahunga konyine ndarishya n'imboga. Arangije araseka kumva kiri hakuno wamuhamagara. Ako nk'uyu kumamagara ibiki man cyangwa tuze dusangira akaboga njye ntabwo mbyumva neza. Arangije areba neza aramwitaba. Yo mutamanyurwa. Allo umeze utari ko mutabanya. Ako mani nanjye ndi hano mu ishyamba ryanjye mani. Ndamurya. Arangije aramumeneka. Umva mushuti ntuzongere kumamagara mu bintu by'ubugoryi mani. Uno munsi nabonye imboga ntabwo ndi burya gahunga konyine bro. Unyihanganire rwose ntabwo nari nashatse kukubangamira. Namutega amatwi aramwumvira. Watebuka tukarya imboga mani ibindi ukabivamo. Sinzi ururimi yamusubijemo. Weve turya imboga mani ibindi ubyihorere. Ibintu ni munanga. Birakikagurika ntabwo yamwumvira. Uvuze ngo iki? Mubanza urimo yavuze nanjye natari kubyumva.
mani imboga zanjye nazisize mu ishyamba ryanjye nze ndi mu nsiko yange ndi mu nsiko mani ngende mu ishyamba ryanjye n'imboga zanjye ubanza nawe avuga biciye kagurika nawe ntabwo ari kumwumva neza ujyana ukavuga umupfu mani njye n'imboga zanjye ariko ntabwo unyumva mani kumaca norya nenca n'olulala norya mani nubwo ari umupfu ushobora kumurya n'ejo ukamurya n'ejo bundi ukamurya uvuze ngo iki sikuwulira yogera ntabwo ndi kukumva mani ntabwo ndi kukumva ngera ijwi kino yangu atulye inyama ngaho nyine tebuka twirira akaboga mani kale niwe vayo turya imboga mani simugijeko tebatuwulira ese mani ubundi wakubira telefone batatwumva barangije kuvugana arigendera ati bro narebe tuzavugana ubutaha niba dushaka kuza ngo turye inyama umusore arakata arigendera ko yakagenda agacungacunga mu ishyamba rye banza aricyo yikanze ariko urabizi njyewe icyanyigera nakibomora mani nahita mubomora rwose njyewe nta mikino dore iyi nimbarutse njyewe nahita mubomora iri shyamba ni iryanjye njyewe wanyigira nahita mubomora iyi nimbarutse baby vayo wumve ndakeka dufite umwana noneho wambwira mbwira nyine ibintu nsigaye mbona muri urugo rwanjye usibye ibintu byabaye ejo bikarangira tubisoje mu kanya hari ikindi kibazo nanjye nibyo ndi kukubwira nyine mbwira wowe ibyo ubona bitari kugera neza mu rugo nanjye nibyo nshaka mubwira ese hari ibindi nakubajije ndakeka bibaye byiza utamenya ikijya mbere mbese se nakamenya ikijya mbere kandi byabereye mu rugo rwanjye nyine bibaye byiza waguma n'ibyo oya ntabwo nabyumva nta n'amagambo menshi nkeneye warenza ku kibazo mubajije nshaka ngusobanurire nta n'ikindi kintu ubwo se burya naceceka mutabimbwira kandi byabereye mu rugo rwanjye hagize iba mu kanya nanjye nkabona mu kanya polisi ize kumfata mu bintu natanazi gufata mu biki polisi ari ibintu noneho biriya bintu birashimishije byabaye polisi ari ibintu byose uzanamo polisi twashyize ku bantu bangahe hariya mu ishyamba uraza uvuga polisi abantu twakiye bose biriya ntabwo bikureba wiyohama n'ibyo uzi ibindi ni ibyanjye ntabwo bindeba twakoze ibyo dukora byanarangiye nshaka no kumenya uko byagenze mbese n'uko byatangiye uko byagenze ntabwo hagize ikibazo kiba se bakambaza ngo byagenze ute bambwira ngo bande bakubaza bande bambaza ubwo urakeka ko nta wundi muntu wabimenya nyuma yaho hari ibyabaye uragenda ubitangaza uragenda ubitangaza aho umuntu aba wawusize ntabwo hazi ngaho amagambo utangiye kuvuga mu matwi yanjye n'abantu bari hano bavuga ariko ubundi izo hene wazahiriye mbwira izo hene wazahiriye ko numva zasabira ihene nta kibazo ntabwo ziteze gupfa uyu munsi mbwira ikibazo cyabaye ko byatangiye nanjye mbere n'iyo bijya mbese ubundi ntabwo wabyumva mwana ntabwo wabyumva nyine uri gusobanurira byagora kandi mawe nk'uko mbwira ndashaka kumenya ikijya mbere mu rugo rwanjye ariko urabizi uri madamu wanjye ariko bibaye byiza ku mpamvu z'umutekano wawe waguma n'ibyo uzi ni biki nzi mbese ubundi uri kuvuga ndaguma ibyo uzi wabonye ari byo nta kintu nziho niyo mpamvu muhamagaye ngo utubanurire ndakeka ufite umwanya nta kintu kiri kukwirukansa nta n'izindi gahunda ufite reka mubwire noneho byose akabikubwire ikibazo nzisangamo nawe uzagisangamo ntarebe ubwo rero rya joro ubwo nazaga simusanga hano ntabwo hamagara ukambwira ngo iwanyu baguhamagaye ngo ugende ku bitaro naraje bisatira mu masaa 9 umwana w'umukobwa araza hano aje kwaka icumbi
yasaga nk'umuntu wakubiswe ubona ko ameze nabi kandi kuko icyo yari abikeneye. Umwana w'umukobwa ndamwakira mu icumbi aryama ari mu ntebe. Mu gitondo mubwiye ati byuka kuko ngo yari agenda bari kwa shangazi we kandi ngo ibyari byamubayeho na nimero zabo ntazo yari agifite. Ubwo ndi kugenda ati muturutse muri niyo tiki akomeza urugendo rwe nsanga yashizemo umwuka. Nanjye mvuga uburyo bigenza numva nta bundi buryo nabyifatamo. Urabizi n'ubwo umuvandimwe wanjye twigeze kugirana ikibazo ariko nta wundi nari kwitabaza. Nuko ndamwitabaza araza nyine kuri uko abisanze niho byari bigeze. Ndakeka rero nta kintu kimeze. Kize nuko wamenya ibyo ukagumana ibyo ngibyo. Ego. Muzareba agatebe cyangwa wabikira ngaho. Urebye nta kibazo ubwo nta kibazo nyine ko itsi imitima se ni ubuhoro ntabwo ari ubuhoro. kuko atari ubuhoro se nzi ko ikibazo cyamaze gukemuka. Ariko iyo umbwira ngo ikibazo cyakemutse saa hizi mfite no gutsikira rwose cyangwa se nanakwitsamura nkitsamura mu ijwi rya wa muntu kumva nagiye muri gereza. None ubu nta kibazo Genda bizi neza ko nta kibazo. wenda birashoboka ko wowe ubizi neza ariko njye ntabyo nzi neza. Erega ahantu twamushize haranda hizeye. Kuriya ibintu byabonwe n'abantu barenze bangahe igihe tutugira tugahura n'amabanki ndetse n'ubutunzi byose birimo ibibazo. Hariya tukihagera bari abatwakiriye bwa mbere bariya n'ubundi batanga ripoti kuri ya mwenyewe wabonye. Ubwo rero kuba nshakisha biriya ntabwo ari ikibazo. Bose uriya mwenyewe niba ari na mwenyewe niyo mazina ye. Oya ntabwo ariyo mazina ye. Amazina ye nta nubwo ari ngombwa unayumvisha wahita wikanga. Urabona nta kibazo yatera. Uriya nta kibazo uriya ni umuhungu wanjye turaziranye cyane. Bivuze ngo uramwizeye ijana ku ijana. 100%. Ni ukuvuga ati noneho ubu ushaka natuza Neza. nicyo cyiza cyo kugira umuvandimwe. ahandi se mwari muri aho Tumeze neza turashima Imana. mu rugo barakomeye. Mu rugo bameze neza. Ndabona nawe ntacyo ubaye da. Nta kibazo. Hari ibyo nari nshaka kuganiriza murumuna wanjye waduha umwanya tukabanza tukaganira. Umwanya nawe ubaha nta kibazo. Nubwije ukuri wose ukuri uneye ubwoba. Ubuhe bwoba? Ibintu ushaka kuvugana nanjye madamu wanjye dahise urumva ari ubuhoro. Ariko ibintu byose ni ngombwa ngo madamu abyumva bimenye. Nta kibazo mbwira. Kuri ni niba twasinyanye na kontara, niba twakora iki, nshaka kujya umpa amafaranga kubw'ibanga ryawe mbitse buri kwezi. Ngo Kubw'ibanga ryawe mbitse ugiye kujya umpa amafaranga buri kwezi. hakora umuvandimwe. Ya baryumva nanabikoze None ayo mafaranga nyaka nayiki. abantu bose twahuye barababonye Narababonye. kugira ngo bacece kuza ikintu byansabye. Ya. Ntabwo mbyumva. Narabishyuye Wenda amafaranga urayakeneye ariko ibyo byakontana ntabyo numva. nyine icyo nkubwiye sibyo. Narabishyuye kandi buri muntu yagiye afata amafaranga atari munsi ya miliyoni. Akose kuki ukora ibintu nk'ibyo numbwira? Kuki utabitigiye? Nari nzi ko bitari ngombwa. None bibaye ngombwa kumbwira amafaranga. Uzi impamvu?
njye nanze kubikubwira uri n'umugore wawe. Njye n'ibintu byinshi nakubwira ntabwo nabikubwira uri n'umugore rero. ariko umugore wanjye ni igice cyanjye cy'ubuzima. Urabizi ko iyo ari hano nanjye mpari bitarangira amahoro. Okay, ibyo bya kontara nari numvise ndakeka ari wari wibeshe. Ntabwo nibeshye. ariko ubundi ukeneye amafaranga angana iki? Twahuye n'abantu bangahe? Ntabwo nibuka umubare, icyo nzi cyo ko ari benshi. Buri muntu uramuhaye miliyoni. Noneho wagiye kwita kuri uriya muntu cyangwa kuri uriya murambo namuhaye miliyoni 3. Mpamvu nari nkubwiye contract ni uko numva ko ayo mafaranga utayabonera rimwe, ugasinya buri kwezi ukajya ugira amafaranga umwe. Mwajya muhemba buri kwezi? Bro, ayo ni ayanjye natanze, sibyo? Ari amafaranga nkwishyuza, ntabwo ari amafaranga nkwishyuza bro, ni amafaranga nahaye abantu kandi ugomba kuyampa. ariko niba utanga amafaranga ubizi neza ko batayabona, ubwo urumva ari ishapu ndwanira. Iyo mbyihora ukajya muri gereza. kandi nanone ariko nk'umuntu w'umuvandimwe ntabwo wakambwiye ngo Ibyo n'utumurebe byose rero nabikoreye umuvandimwe, umushahara uhembwa ndawuzi, amafaranga nakubwiye wayumvisha. ate ngo miliyoni zingahe? Miliyoni 5 ku kwezi, ibihumbi 10 mbibona kuri konti yanjye. ni uko imyaka itatu yose mwishyura? Imyaka 3 tukaba turasozanyije. ariko urumva ntabwo naba ngifite. Bro, amafaranga ukorera ndayazi, n'akazi ukora kabamo injyawe, sibyo? Ayo ni amafaranga make kuri wowe, kandi biranabikoreye umuvandimwe. Okay, basi wa mwanya nabitekerezaho. Nta mwanya mwana, ubu ni aka kanya mbonye ko kuza hano kongera kukuvugisha, mfite ibintu byinshi nakabaye ndi kwitaho. Nta kibazo, turumvikanye aho kugira njye kubarira muri gereza, mfite umuryango wo kwitaho. Ufite umuryango kandi umuryango wawe ndawukundirega nanjye n'umuryango wanjye. Nta kibazo. Okay, ikintu nakubwira, wazana contract tugasinya cyangwa tubikore kumvikana, uzi icyo nshoboye. Niyo twakumvikana ibyo byose ni ibikureba, njyewe nta kindi basayize ngiye uko byumva ariko okay, nta mpamvu ya contract, ariko umenya ko buri kwezi ntabona desa kuri konti nzadamboringa nkiteye kuri umuvandimwe. sawa. Imana ikurinde. Babe, enda. Ako noneho ndakeka agiye kugusiga nkagenda. Si kujya he? Habaye ikihe kibazo? N'umuryango nari nizeye uranengusha. Bigenze ute se? Ntabwo wabyumva. Bwira ndakumva ariko. Ni wowe ndende mwana. Ibintu byabaye bingwiriye, ibintu natagizemo uruhare, ariko ngo ngiye kujya nishyura umuntu 200 bya buri kwezi. Noneho ngo ni umuvandimwe. 200 angahe? Ndakeka ibyo navuze Kuko se yakoze wasubirishamo. akahe Amafaranga yagiye atakaza mu byo gusukura umurambo. Ntayaye mafaranga yatakajemo. Ibyo bakaba bibaza. Nyine iyo umubaza ngo ntayaye mafaranga watakaje. Ibyo ntabwo nari nyine kubimenya. Kandi ngiye mfite ubwoba bwo kujya muri gereza. Imyaka 3 yose nishyura. Ese urabona amafaranga yagiye kukwaka ataba apfuye ubusa?
wajya ushyira muri rujijo njye muri gereza kuri miliyoni zingana ni akazi mfite ndetse mfite umuryango wo kwitaho ibintu byabaye ko yabigizemo uruhare ese kuki ubundi atagiye kugutanga muri leta niba abona ari wowe wenyine wakoze icyaha urazivuga ngo yabigizemo uruhare n'ubu nanjye uzajya no kunshinja muri gereza rwose uzaza kuri polisi uvuga ati umuntu yaramwishe wapinge ntabwo mbyumva nta mafaranga nanjye nshaka ko yava mu rugo rwanjye ari we uyatwaye cyangwa bashaka kukurya amafaranga y'ubusa nawe mufite no kuba mwabifatanyije nkaba natanabizi mukaba mushaka kurya amafaranga ntabwo ndi umugabo wawe batakurya amafaranga se ni gute umuntu ibintu byabaye nawe yari abirimo none ngo njye nawe twarabifatanyije biranashoboka rero nawe bwirwa n'iki se wowe ushize mu bwenge urumva ibyo bintu ari byo umuntu w'umuvandimwe utagutabara mu kibazo wahuye nacyo ngo keretse uko atafashije niba yaragufashije agashaka amafaranga y'ibiti mbese ko wajya ngo nta mafaranga yafitemo uruhare kuyamuha ubundi urumva urayamuhera iki barangiza ngo ni abavandimwe Halo? Halo? Umukontara wa MS? Uyu ntabyo yakontara Ariko uzi ikintu nshoboye? byabyiwe yapfuye nta mafaranga ndi bubure Ngo nta mafaranga uri bumve? Sawa ibisigaye ndabyitaho. kora icyo wumva ushaka Yo bro, duhurire mu rugo none. Abeno, Yeah man bro. gamba ki muganda wange? Komeza muri parking man. Ya. Gamba ki? Ugamba ki? Ramu kugamba ki? Yeah. Sente. Nimeze gute se? Yeah man, clear. I'm ready and fresh and clean. Ikibazo gihari. Tell me. Uriya muvandimwe ntabwo ashaka kumpa amafaranga kandi urabizi ko dushaka kumurya ari amafaranga. Because of what? Lwaki? Tuvuyeho mu kanya tubyemeranyije nyuma aza kumpamagara ambwira ko bidashoboka. Ariko ukuntu mbonye ari umugore ufite umutwe ufunze kandi uko byagenda kose njye namutera n'ubwoba ko turamujyana muri leta buriya ariko ayo mafaranga akaboneka. None isente amafaranga yari kubera ikibazo kiriya cyuriya muntu twariye. Uriya twariye uriya muntu nashatse nyine kugira ngo umuvandimwe murya amafaranga nyine nawe mu buryo atazi agire ngo ni video agire ni comedy nyine. Bati mwana nze mbadde manyi kino omyayi yabivaako nze nali nzi yuko niboneye omufu nali nzi kofasha omufu ate ndimo okumva mutangiye kuzana n'ibintu by'ibibazo bindi byo uriya nagashaka kuguhereza isente uriya turamurya nawe ukuntu nari nabipanze uriya murara tuzanye leta byadukoraho natwe ahubwo tumushimute awo ekyo kituufu ekyo kyoyogedde tolaba
agomba kuva tumulyewo aveewo tumulyewo aveewo sobola oyogera bingi ne batobola kuvuga byinshi bakahita badufunga mwana sente agomba kuhava ariko nabonye iki enflant turamushimuta gutya njye ndi bumuhamagara ya noneho mubwira aho nsanga tubiganireho waragira ngo ni ukuganira gutyo by'abavandimwe ya wowe n'abahungu bawe murabo muri hafi aho muhitemo umufata ibindi muragenda mumushyire mu ishyamba abe ari aho ngaho muri ka kazu aba ari aho ngaho kugira ngo amategeko nzagenda yaguha kuri telefone amafaranga ninyabona tuzamureka agende ariko nabwo kugenda azagenda ari ikiragi atakibasha kuvuga kugira ngo atanatuvuga ururimi tuzarusigarana. I'm ready to punishing like these people. Yeah? Yes. When you want to tell me quickly and go when I come from that. Ubwo ikintu ndi kumva twakora twamuhamagara kuri telefone tugapanga naho ahantu tuzahurira cyangwa turi buhurire ngo tuganire. Yogera amazima vuga ikintu gifite gahunda arasa ku ntego ngewe muhereka ibintu gahunda ni yes ngiye kumuhamagara mubwira aho duhurira hamagara aho ngo wewe leta ya je bari ready barahari mfite abana bimwakuze njye babona ni ukubashimuta no kugira ngo atagira ngo nangiye imipango nyirimo mw'icyo gihe muzankubita cyangwa mudushimutane turi babiri mwe muraba muri kumwe murimo kugenda mudushimutane noneho we naza gukanguka akanguka ari wenyine urabyumva gikora gusa ikintu mwisabe sinshaka ibindi bintu kumbwira ngo umamagara yica akanguka dukura umupango uri burangire utazakurikirana ibindi nta kintu kigomba gukurikirana sibyo ndakwemereye ubwo gahunda genda utegura abasore bawe nk'aho muzitegura aho muzamushyira muhategure igikurikiraho ni ukumuzana agomba kumpa amafaranga erega iradiyo ntayikiriyemo nta yindi diyo nazakiriramo turumvikana okay ubwo wagenda nagenda ubwo uramamagara kuri telefone ndakuvugisha kuri telefone nabi gerayo musaza bro tugiye gukora umupango cyane ntarange muhamagare ibi bintu tugomba kubiganiraho ntabwo byumva neza sawa ubwo ni gahunda sawa kandi ntunenguhe ya Allo Apetifu ibyo bintu byo kuma amafaranga niba utari kubyumva reka duhurire kwa rya shyamba riri inyuma ya ka kabari ubundi tubiganireho nk'abantu b'abagabo nta mpamvu yo gupfa ubusa turi abavandimwe subizi ko ngukunda se oya ndagukunda mwana wowe ikintu uze tubiganireho nta kibazo kandi nta kibi nakwifuriza mwana wanjye urabizi ko twasigaye turi babiri tugomba gufashanya nk'abavandimwe sawa wazi ngo ni amahoro mwifuriza